twongeye kubasuhuza mwebwe bakunze b'ikiganiro Sketchshock, nizere ko umumeze neza cyane kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza, aho tugiye kugaruka muri updates ziri kuvugwa hirya no hino, ziba ziri kuvugwa muri politique ndetse n'iziri kuvugwa muri showbiz. Rero byose tugerageza kuba twazana hano ku meza tugatereka, ubundi tukagenda tumenye se hirya no hino byifashe gute, amakuru yo hirya no hino bigiye byifashe gute. Rero muri no munsi tugiye kugaruka muri updates zacu zigiye zitandukanye. So rero wowe ukurikiye ikiganiro Sketchshock ngo ikaze, aho tugiye kugaruka kuri updates ziri kuvugwa cyangwa se zabyutse zivugwa hirya no hino. So rero twihuse cyane turatanyana n'ino nkuru ya Colonel wo bita Michael Rukundwa, aho azwi ku izina rya Makanika, cyangwa se aho navuga ngo ni inkuru ejo yiriwe itrendinga y'urupfu rwe, aho baje kuba bamwivugana, cyangwa se aho ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'abarundi zaje kuba zamwivugana. So rero inkuru iravuga ngo twirwaneho yemeje urupfu rwa Colonel Michael Rukundwa uzwi ku izina rya Makanika. Colonel Makanika ni umunyamurenge wahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo, yakivuyemo mu mwaka w'2020 atorotse aho yakoreraga muri Walikale. Yavuze ko yakivuyemo ngo agiye kurwanira ubwoko bwe bw'abanyamurenge, cyangwa se yabarizwagamo bw'abanyamurenge. Se rero ku munsi w'ejo nibwo haje kuba hamenyekana inkuru y'uko no mu Colonel Makanika cyangwa se Michael Rukundwa aho yaje kuba yakivuganwa n'ingabo za leta, cyangwa se yakivuganwa na leta ya Kongo ndetse na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, aho yaje kuba yagabwaho igitero cyaho yarari cy'amadrone bikaza kurangira bamwivuganye. So rero another update ni update ziri kuvugwa kuri leta ya Amerika, aho navuga ngo yafatiye ibihano Kabarebe ndetse na Kanyuka wa M23. Akaba rero ari ibintu byo byatangajwe mu ijoro ryahise, aho byaje kuba byamenyekana ko leta ya Amerika irimo irategura ibihano, cyangwa se irimo irashaka uburyo ifatira ibihano aba bombi, uwo bita Kanyuka cyangwa se uwo bita General Kanyuka na General Kabarebe retired, aho ari ibihano bimo birabafatirwa, cyangwa se leta ya Amerika irimo irapropoza igomba kubafatira. So rero inkuru irimo iravugaho yuko leta ya Amerika yafatiye ibihano Kabarebe na Kanyuka wa M23. Amerika ivuga ko Kabarebe ariwe ugenzura byinshi mu byinjizwa mu Rwanda, cyangwa se mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kabarebe ntacyo aravuga ku byatangajwe na Amerika. Se rero nagiye kubona mbona indi nkuru ivuga yuko, cyangwa se isubiza ku byo Amerika yari itangaje y'ibiro by'ububanyi n'amahanga hano mu Rwanda, aho byaje kuba byatangaza yuko ibi byemezo bidafite ishingiro, cyangwa se ibi bihano bidafite ishingiro yo kuba babifata, cyangwa se babishyiraho, kubona yuko babifatira noneho nka Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. So rero byaje kuba byagaragara yuko byibuza ibyo bihano barimo barasabira Kabarebe nta shingiro bifite, ubwo basaba kuba byakurwaho kubera ko nta shingiro, cyangwa se nta hepfo nta ruguru bifite. So rero another update ni update ziri kuvugwa ku bagororwa, cyangwa se ingororwa navuga ngo zigororerwa hariya Iwawa, aho harimo haravuga amakuru y'uko abayobozi b'intara zitandukanye z'igihugu n'umujyi wa Kigali bari kumwe n'abayobozi bungirije b'uturere bashinzwe imibereho myiza y'abaturage, babwiye abamaze imyaka 2 abagororerwa mu kigo cya Iwawa ko babifurije ikaze, ndetse ko babateguriye imirimo mu rwego rwo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. So rero akaba ari abantu, cyangwa se ari abagororwa navuga ngo bamaze imyaka 2, bundi ibintu bitari bisanzwe, kubera ko Iwawa bundi ntago harengaga umwaka umwe uri kuhagororerwa, ariko abo bakubise y'ibiri ndetse ndakeka iri no kurengaho, kubera ko haje kuba haboneka ikibazo cy'uko batahita bavayo, cyangwa se bavanwayo babarikiye. So rero ubu ngubu nuko navuga ngo bafite inkuru nziza yuko bateguriwe imirimo myinshi cyane bagiye kuza kuba
kuba bakapurika mu byo bize ubundi bagakomeza kugenda biteza imbere muri buri kimwe cyose. So rero another update ni update ziri kuvugwa ku muhanzi Platini. Uyu akaba ari umuhanzi wahoze mu itsinda rya Dream Boys cyangwa se wamenyekanye cyane nkawe ku giti cyiwe nka Platini. Umuhanzi Platini yateguje ko agiye gusohora indirimbo nshya yo kuramya no guhimbaza, ndetse ko akomeza avuga ko Imana nibishaka azakomeza kujya aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, kuko Imana yagiye ihaba cyane kandi ko ikwiye amashimwe. Ubu ni umuhanzi Platini, aho nawe navuga ngo hari indirimbo nshyashya afitiye abanyarwanda ijyanye na vibe cyangwa se ijyanye n'iby'Imana, cyane cyane ko nawe yifuza kuba interestinga kuba yajya akora umuziki w'ibijyanye na gospel cyangwa se w'ibijyanye no kuramya no guhimbaza, cyane ko atari we muhanzi wenyine waba ufashe izo choice cyane, kubera ko ari nk'aho twagiye tubona duhereye wenda nko kuri Meddy, nawe urabona ko gospel ari kuyikora neza cyane kandi igakundwa nk'uko n'ubundi yakoraga sector abantu tukazumva cyane, yuko babo se navamo ni abantu bashoboye cyangwa se ni abantu bari talented cyane kuba babikora, navuga ngo byaba ari byiza cyane. So rero another update ni update ziri kuvugwa kuri Azabatsinda Kagame ku izina rye yamenyekanye. Uyu nguyu rero ku munsi w'ejo nibwo yaje kuba yagaragara cyangwa se basohora amafoto ari kurahira we n'umugabo wiwe ku idarapo ry'igihugu, bemera kuba babana nk'umugabo n'umugore, cyane ko bano bayombi bari basanzwe babana ariko bitemewe cyangwa se binyuranyije n'amategeko. So rero inkuru yavuga yuko Musengimana Beata uzwi nka Azabatsinda Kagame yasezeranye mu mategeko n'umugabo we Niyonshuti Valence, bari basanzwe babana nk'umugabo n'umugore ariko mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo butemewe. So rero uno mugore yakunze kuba yamenyekana cyane ku makampeni yagiye agaragara cyane aririmba ino ndirimbo, aho navuga ngo muri bya bihe by'amatora nibyo bihe cyangwa se nibyo bintu bitazamuva mu mutwe ko ariko tubivuga, kubera ko yaje kuba yabihuriramo n'umugisha mwinshi cyane, aho yaje kuba yakora ino ndirimbo bikaza kurangira ikunzwe cyane, ndetse ikunda kuba yakoreshwa mu kwiyamamaza kwa perezida. So rero biza kuba byamuhesha amahirwe yo kuba byibuze ahabwa inzu ihagaze hafi miliyoni 55 z'amanyarwanda, ndetse abasha no kuba yakitabwaho kubera ko yari yakoze indirimbo nziza cyane kandi yari yakunzwe n'umukuru w'igihugu cyane, koko nawe uyumvishe yari indirimbo nziza. So rero uyu nguyu umuryango wa FPR ejo wari wamwitayeho nabwo, aho wari waje kumushyigikira mu irahira ryiwe n'umugabo we kwemera ko bagiye kubana n'umugore nk'umugabo. So rero nizo update nari mfite for right now. Yari Sky again, yari Pablo Papito Pachino Makodanti Gregasco Pisto. It's your back and sharp Pagan boy. I know the Shina Divine the it's your shop where the just Sky move.